Ndeka nongere ngo ikaze mukunzi wa TV nkubwira ngo akomeza ugubwe neza. Aka kanya rero uyu munsi wa none ngiye kukubwira ese ni ihe business wakora nta rushoro, dore ko ari naryo yonyine ushobora kuba wabona hano muri uru Rwanda. Tuvugishije ukuri ntitwatinya kuvuga ko akazi kabaye indyankurye, abantu benshi babuze akazi, kuri bamwe twarangije kwiga byaranze ndetse no ku bandi benshi akazi ni ikibazo, kubona akazi ni ikibazo. Bamwe barirukanwa bakabura icyo bakora, abandi bakakabona bakakabananira rimwe na rimwe, kuko abantu benshi ntabwo bashobora akazi kamwe. Gusa muri aka kanya nkuzaniye amakuru atariho ivumbi ya business ushobora gukora ntagishoro igusabye, nta mafaranga na make igusabye, ahubwo gusa nkuko bavuga ngo ufite iki ngo mpereho. Iyo telefone uri gukoresha unyumva, iyo smartphone yawe niyo igiye kugufasha kuba wakora iyi business igiye kukubwira, ikaba yakubyarira inyungu, ndetse ndaza no kuguha ibihamya by'abayikoze benshi muzi nanjye ndimo yaba yaragiriye akamaro kandi gakomeye. Ntatize mu magambo rero, reka mbanze nshimire by'umwihariko mwe mwese mwakoze subscribe, wowe utarayikora reka nkubwire ngo baracikanwe cyane, hakande ukande no kuri yo nzogera kugira ngo video yose dushizeho uzajye uyibona ku gihe. Reka rero nze mbibwirire ibijyanye noneho ni business ushobora gukora nta gishoro igusabye kandi ikakubyarira inyungu mu gihe kitari kirekire. Okay, reka dutangire sasa. No kuvuga ngo rero iyi business nta yindi ahubwo ni business yo gucuruza video. Ushobora gufata video na telefone yawe ukayicuruza, ariko uti iyi video nayicuruza gute, nayicuruza hehe, ese ni bande bayigura? Dibande bayigura. Reka nkubwire ngo YouTube yarabikemuye. Ubu ngubu ushobora gukora amafaranga kuri YouTube bitagusabye amafaranga, ubwo bigusabye gusa gufata video ugashyira kuri YouTube, ariko ukaba washyizeho video wikoreye wowe ubwawe. Wabenshi bakunda kwibaza bati ese koko YouTube itanga amafaranga? Ese koko nibyo koko amafaranga bamo? Ese izi video zunguka gute? Nibyo rero ngiye kukubwira mu buryo burambuye. No kuvuga ngo wowe icyo uzakora YouTube channel. Nigeze gukora video hano kuri channel yacu yerekana uko wakora YouTube channel ukoresheje telefone yawe, numanuka gatoya uraza kuyihasanga, birasobanutse neza. Wowe numara kwikora rero nta kindi urayita izina. Wakoze uti ese niki nakora kugira ngo YouTube impembe? Ni iki nakora kugira ngo video zanjye nshyira kuri YouTube mbashe kuba nazikuramo amafaranga? Reka nkubwire ngo biroroshye cyane. Icyo umuntu ashyizeho umutima ntabwo cyanga. Ikintu rero gisabwa ibintu bibiri gusa, kuba wujuje ibintu bibiri. Reka nkubwire ngo kuba ufite YouTube channel byo ntabwo mbigaruka, ahubwo kuba uyifite hari ibindi bintu bibiri usabwa ngiye gusesengura neza. Ku mwanya wa mbere turasanga icyitwa subscribers 1000. Akenshi ujya kumva mu mavideo yose ureba ushobora kutaburamo ijambo ngo kora subscribe. Iryo jambo kora subscribe ni ijambo abantu bose bafite ama YouTube channel bakunda gukoresha, kuko bibagirira akamaro ugakomeye cyane. Izi subscribers 1000 rero ni kimwe mu bizagufasha kuba wahembwa na YouTube. Gusa kuzuzuza ntabwo bihagije gusa, ahubwo hari n'ikindi usabwa gukora cyitwa watching time cyangwa se watching hours. No ngo watching hours ni igihe abantu bamaze bareba video zawe kuri ya nyine. Umuntu areba video yawe, urugero ndi kureba video yawe na John, urugero ari kureba video yawe na Karisa na Arina ari kureba video yawe. Iyo bafashe ira minota yose barebye izo video, iyo video yawe bakayiteranya ishobora kubyara amasaha 4000. Wabyakubitana nuko rero wujuje za subscribers 1000, ako kanya ukaba wemerewe kuba watangira guhembwa na YouTube. Uraprayinga bakareba ko ari byo kuko wowe hari ahantu uba uri kubirebera, maze ukaba wabasha kuba watangira kwinjiza noneho muri video utangiye kujya ushyiraho. Wakoze uti ni gute na
bwira YouTube ko maze kuzuza ibyangombwa. Ibyo reka tubitegereze muri video y'ubutaha. Ikindi nakubwira cyagufasha kubona nyine aya mafaranga ya YouTube, gerageza ushyire video zawe kuri YouTube zishobora kuba zifite aho zitandukaniye n'iz'abandi kandi ari nziza. Kwa ngo wowe mu mutwe wawe ntuzipanike ngo ushyireho ibintu utazi udakunda, ahubwo shyiraho ibintu ukunda, kuko ibintu ukunda ntabwo bikunda wenyine kuri iyi si. Hari abandi benshi muhuje babikunda ku buryo nubishyiraho abo bantu babikunda bazabikunda nyine bakabireba, bityo ukabasha kuba wazamuka. Ngo nawe kubwiye rero nundaza kukubwira ibihamya. Urabona urugero Clapton Kibonge komediye, umukinnyi wa filime nyine w'umunyarwanda, muramuzi cyane mu muturanyi, muri Mugisha na Rusine ndetse no n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Uriya musore rero reka nkubwire ko YouTube imaze kumugeza ahantu hakomeye. Ngira ngo niba ubona umuturanyi ujye ubona abantu yagiye aha akazi bakina kuri YouTube channel. No ngo YouTube itanga amafaranga, ndetse nanjye ubwanjye urimo kubabwira ntabwo mbabwira imari mfite, ariko reka mbabwire ngo nanjye ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane. Ntuwibaze kuba views ari nkeya, reka nkubwire ngo iyo wamaze kwemerwa na YouTube, umaze kuza zira subscribe 1000 niyo wabona views 10 hari ikintu kivamo. Ibi ngibi nkubwira ndi kukubwiza ukuri nk'umuntu wamaze kubimenya. Reka nongere rero nkubwire ngo niba ugiye gukereya channel ukabona subscribe kuzibona birakugoye, amasaha yarakugoye, unyandikire muri nimero iri muri description maze ngufashe kubigeraho mu minsi 15 gusa, nawe utangire ukirigite ifaranga rya YouTube. Utarakora subscribe akora subscribe, nawe ukibitekerezaho oya hakande kugira ngo tujye tugendana umunsi ku munsi. Kandi reka nkubwire ngo turagukunda cyane ndetse tugoza ku mutima.